Perfect Herbal Medicine ni iki kigo cyifashisha umwimerere w'ibimera gusa mu burambe bwacyo cyagobotse ubuzima bw'abatari bake cyifashishije ubuhanga mu guhangamura indwara nka reflexology yongerera umubiri ubudahangarwa ikirukana stress, umunabi n'umunaniro, hydrotherapy ivura umugongo n'amagufa, hakaba na aromatherapy ifasha imyanya y'ubuhumekero ugacukubira n'indwara nka asima n'izindi. Ngwino kandi wigurira imiti irwanya umuvuduko w'amaraso, diyabete n'ibindi kandi ku giciro cyo kurangura. Perfect Herbal Medicine ni i Kigali ku Kabeza, neza mu masangano y'umuhanda wa Kabeza n'uturuka Niboye, ariko si kera tukabafungurira amashami hirya no hino mu gihugu. Telefone yirebe kuri ekara yawe. Mbanje kubasuhuza mwese badukurikiye muri aka kanya, mboneye no kwifuriza ubuzima bwiza buzira COVID-19. Muri aka kanya nk'uko mubibona tugiye kubasobanurira product dufite nanone dukora hano iwacu mu Rwanda. Mu bihe bitari kera cyane abantu benshi bayikoraga hanze y'igihugu, ariko twasanze hano mu Rwanda natwe dufite ubushobozi bwo kuyikorera. Nta yindi tuyita Eucalyptus globulus oil. Ni amavuta tuvana mu nturusu, izi ngizi benshi bazita maideni, abandi bakazita kinuka, ariko turazizi ni ziriya zera zifite amababi y'imyeru. Hanyuma iyo zimaze gukura amababi ntabwo akiri umweru, ahubwo arahinduka akaba icyatsi kibisi kijimye, kandi akaba ari n'utubabi dusongoye cyane tureture. Aya mavuta rero tuyakora mu buryo twita steam distillation. Ni uburyo dufata amazi tukayacanira tuyahuje n'ayo mababi, noneho tukabasha kubona umwuka uturutse muri ayo mababi. Uwo mwuka no dufata tugatandukanya n'amazi kugira ngo tubashe kubona aya mavuta. Rero mu bigize aya mavuta uburyo tubasha kuyabonamo, ni amavuta adashobora kwivanga n'amazi. Nkuko tubizi amavuta muri rusange dufashe nk'ubuto n'urugero ntabwo ushobora kwivanga amazi. Kimwe n'aya ngaya ni amavuta dushobora gukora ukavanga n'amazi, kandi nanone ukongera ukabitandukanya mu buryo bworoshye cyane. Aya mavuta rero tukabasha kuyakoresha mu buryo butandukanye. Abanyarwanda turakenera, kera bajyaga bakora uburyo bwo kwiyuka, abo ngubu ntabwo babizi, ariko ubusanzwe bafataga ariya mababi bakayashyira mu mazi bakayabiza, noneho yamara kubira bakitwikira, niba ari igitambaro, niba ari ishuka, niba ari uburingiti, bagatuma umwuka ubazamukira amazuru, noneho bikabafasha mu buryo bwo guhumeka neza, cyangwa se n'abayikoreshaga mu buryo bwo kwivura na malaria ndetse n'umutwe bikabasha kuba byabafasha. N'aya mavuta rero dukora ubu ngubu afite imimaro myinshi cyane itandukanye, ari muri ubwo buryo twari tubivuzemo. Abantu bafite ikibazo cy'amagripe, amasinezite, ama-asthma ndetse n'umunaniro unakabije, ushobora gukoresha aya mavuta muri ubwo buryo. Ushobora kuyakoresha urimo kwiyuka nk'uko nari maze kubivuga, cyangwa se ukanayakoresha no muri douche ugiye gukaraba. Ni amavuta meza ushobora kuvanga n'amazi yawe akazuyaza ukayakaraba, ukagarura ubuyanje ndetse ukanasinzira neza. Ikindi kuri ubu ngubu dufite ikibazo cyane cy'utu dusimba tuzengereza mu nzu, imibu. Aya mavuta yirukana imibu cyane ndetse n'utundi dusimba dushobora kuba twaza mu nzu, ndetse n'impumuro itari nziza mu rugo. Urafata ugiye nko kwiryamira udutonyanga 2-3 ugatonyangiriza mu nzu, nta mubu ushobora kwinjira mu nzu we kandi uryama ugasinzira neza, ariko ntabwo bisimbura inzitiramibu nk'uko dusanzwe tubyigishwa. Rero reka tubafashe mukomeze kutugana kugira ngo aya mavuta tuzabashe kuyabagezaho. Ntabwo bikigore cyane kandi nubwo anahenze, ntabwo tuzongera kujya kuyakura hanze y'igihugu, ahubwo hano iwacu mu Rwanda turayakora kandi turafite. Abayakeneye ingano yose mwamushaka, guhera kuri mililitiro nke cyane 10 kuzamuka ku biro, ndetse no muri litiro zirenze 100, mushobora kuba mwayabona hano mu kigo cyacu Perfect Herbal Medicine. Ahantu dukora rero duherereye hano Kabeza ku muhanda mushyashya uturuka Kabeza ugana Kicukiro Niboye, no mushobora kuba mwadusanga. Telefone zacu rero ni 0788 72 48 84 ku bakoresha MTN, hanyuma ku bakoresha Airtel Tigo ni 0739 70 3 766. Murakoze cyane, turabashimiye.